Shalom shalom, ineza y'Imana izakomeza kuba nyinshi mu mibereho yawe. Muri Zaburi ya 86 umurongo waho wa 12 n'uwa 13 haravuga ngo: Nyagasani Mana yanjye, nzagusingiza mbikuye ku mutima, nzahora nguhesha ikuzo, kuko ineza ungirira ni nyinshi, dore warankijije undinda kujya ikuzimu. Haleluya! Imana ifite ineza nyinshi mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye. Imana niyo murinzi wacu wo kwizerwa. Imana niyo ibamba amahema, niyo irambura amaboko yayo tukaba amahoro, tukaryama tukabyuka, tukagenda tukagaruka, tukicara tugahaguruka, tugahagarara tukicara bigakunda. Haleluya! Iyo ni ineza y'Imana nyinshi. Uyu rero amenya neza yuko Imana niyo imurinda amanywa n'ijoro, aravuga ngo koko ineza yawe ni nyinshi, wandinze kujya ikuzimu. Buriya hari ibyo yanyuzemo, buriya nawe hari ibyo wanyuzemo, nanjye hari ibyo nanyuzemo, byatuma tubona ineza y'Imana ari nyinshi. Uko biri kose, uko uhagaze kose, situation y'ubuzima uko yaba imeze kose, ineza y'Imana ni nyinshi ku bugingo bwawe. Kuyishima biratuma yongera gukora ibitangaza mu buzima. Abana ngo bagiye ku mugabo wari ufite ibiti by'imbuto ngo arabaha, arangije baramubwira bati urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Arongera ngo arabaha, bati urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Nuko baza rero kugenda bikoreye imbuto nyinshi kubera gushima. Shima Imana ineza yayo itangaje, shima Imana ku buzima bwawe, ku bw'abawe no ku byawe. Ariko si ugushima gusa, ahubwo wikure ku mutima, kuko utekereje imyaka umaze n'ibigwi by'Imana mu buzima bwawe wasanga ari byinshi. Ugire amahoro y'Imana.